ndabaramukije mu izina rya Yesu. Channel YouTube urubuto rw'umugisha TV. Imana baduhere umugisha muri kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Imana Bernard. Ndabaramukije abari mu gihugu cy'u Rwanda badukurikirana, ndabaramukije abari mu mugabane wa Afurika madukurikiranye, ndabaramukije abari mu migabane w'Uburaya, ndabaramukije abari muri Amerika, abari mu bihugu byo hirya no hino ku isi, abari muri diaspora ndabaramukije. Ikiganiro cyitwa imbaraga zibohora. Hari imbaraga zakubohora mu minyururu wari urimo, wowe urwaye kwa muganga y'amasaha wabohoka, wowe urwariye ku bisasiro byawe y'amasaha wabohoka, wowe ufite intambara mu kazi Yesu yakuraho iyo minyururu, wowe ufite inyatsi Yesu yagukuraho izo nyatsi akakubohora iyo minyururu. Iyo minyururu irakugoye, wa mukobwa hari iminyururu ufite Imana yakura kuri ubuzima bwawe. Ubwo bugumba nabwo ni iminyururu Imana yabukura ku bugumba bwawe. Amagambo tugiye kuganira ni amagambo ari muri Zaburi ya 91. 91 amagambo yo muri Zaburi muri 91 aravuga ngo kuko yankunze akaramata azanyambaza nzamwitaba ku munsi w'amakuba n'ibyago. Haleluya! Kandi nzamuzamura mushyire hejuru kuko yamenye izina ryanjye, nzamuhaza uburame. Ndakwifuriza guhazwa uburame n'Uwiteka Imana yacu. Imana ikugirire neza iguhaza uburame, Imana iguha imbaraga, Imana inesha ibyakuneshaga, Imana iburanye ibyakuburanyaga. Haleluya! Ndafashijwe uyu mugoroba, Imana ikugirire neza. Kandi wava kuri channel YouTube urubuto rw'umugisha, wava kuri TV urubuto rw'umugisha, ukajya kuri TikTok nayo yitwa TV urubuto rw'umugisha. Imana itugirire neza. Iyindi yitwa TikTok urubuto rw'umugisha TV 250, Bernard 250. Imana baduhera umugisha, Imana bagiriye neza, ibambika imbaraga, inesha ibyabaneshaga, iburanye ibyaburanyaga. Kuko yankunze akaramata rero niko Uwiteka avuze, nico nzamukiriza. Kuko wayikunze akaramata, ariko ndashaka mvugane nawe utarayikunda akaramata. Wakire Yesu nk'umwami n'umucunguzi, numara kumwakira nawe agukunda akaramata. Wakire Yesu agukure muri izo ngorane wari urimo, wakire Yesu agukure muri ibyo byaha wari uruhiyemo. Hari abasubiye inyuma, ariko reka nkubwire, inyuma wasubiye nta cyiza kiriyo. Nongera ugaruka uyu mugoroba, ugarukira Imana, wongera ugaruka ku Uwiteka. Yesu arambuye ibiganza arakomanga we kugira ngo yinzire, nukingura arinjira musangire. Haleluya! Kandi niwumvira ijwi ntiwinangire, kuko ahari ryawe ari irya nyuma mwene data. Ndagira ngo nkubwire ngo wikwinangira umutima, ahubwo uyu munsi umwakire. We wari ucitse intege, wongera ubwire Yesu akwambika imbaraga. Kandi reka nkubwire, iyo umuntu yiringiye Uwiteka amugirira neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Iyo wiringiye Uwiteka kugirira neza, iyo wiringiye Uwiteka aragutabara. Hari ibyo wajya kutabaza ntibigutabare. Wagira amafaranga menshi ntagutabara uri mu kaga. Wagiraga amafaranga menshi, diyabete ntigire ikiyamaza. Diyabete urwaye, amafaranga yawe ntagire icyo ayikoraho. Ariko Yesu yinjiye kuri diyabete arayikiza, iyo yinjiye kuri za kanseri arazikiza. Haleluya! Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana igukiza ubwo burwayi, Imana igukure izo ndwara wari urwaye, iyo myuka mibi yakuboshye. Uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire, Yesu yakubohora iyo minyururu. Haleluya! Tugiye gusenga Imana. Ndafashijwe tugiye gusenga Imana. Aya masaha wumve ko hari imbaraga zakubohora. Aya masaha hari Yesu wagukiza indwara. Umuhanuzi uruta abandi bahanuzi ni Kristo, ari hano rero kugira ngo agukize indwara. Hari umuhanuzi uruta abandi ugiye kuruka mu buzima bwawe. Ibyawe wabimariye mu bapfumu ntibyagira icyo bitanga, ibyawe wabimariye kwa muganga ntibyagira icyo bitanga. Kwa muganga baragusezereye, barakubwira ngo genda utegereze kwipfira. Ariko ndagira ngo nkubwire, hari undi uzanye ubuzima ku buzima bwawe. Haleluya! Hari undi muntu uzanye ubuzima. Hari Yesu uzanye ubuzima ku buzima bwawe. Hari Yesu uje gukora kuri izo ndwara zananiranye, aje gukora kuri izo diyabete, aje gukora kuri izo kanseri, aje gukora kuri uwo mutwe udakira, aje gukora kuri izo ndwara zo mu nda. Imana ishimwe. Haleluya! Oh, haleluya! Uyu mugoroba wowe ufunguye iyi channel, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo abaganga bagusezereye, ariko mva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo wongere ubeho kuko aguhaye ubuzima. Mana turagushimiye kuri Imana igira neza.
data wa twese wera uyu mugoroba mu izina rya Yesu gira neza ubwoko bwawe, abari barwaye bakize, bari ku bisasiro byabo, bari kwa muganga, abari mu mazu y'imbohe, abari ku bisasiro byabo, abari mu makambi y'impunzi, abari barwaye mu ndu bakize, abari barwaye za paralize, abari bafite za kanseri na za diyabete uzibakize. Ni wowe muganga mukuru kandi uri dogiteri hejuru y'abadogiteri, kandi iyo utegetse biraba. N'uyu muntu babwiye ko agenda akajya gutegereza ko apfa, umukize buriya burwayi kwa muganga bananiwe. Mana ubohora ingumba, Mana ukureho igisuzuguriro. Hari abagabo bakoreho igisuzuguriro, hari abasore bakoreho igisuzuguriro, hari abakobwa bakoreho igisuzuguriro, hari abadamu n'abana bakoreho igisuzuguriro. Nyiringabo Imana, Bana tabara ubwoko bwawe, bohora abantu bakureho iminyururu itandukanye yari baboshye, uyivaneho ku buzima bwabo. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu ryabaje nizeye kubikora. Aleluya. Ikiganiro cyacu kimaraho icyumweru ku rubuto rw'Umugisha TV ndetse no kuri TikTok urubuto rw'Umugisha TV, hakaba n'indi kuri TikTok TV Bernard 250. Kimaraho icyumweru rero gikurikirane kandi duhamagare kuri iyo numero. Kora views, kora like, do following. Haleluya. Kora komanteri, kora share. Imana ikoduhera umugisha wo gukora share, wo gukora komanteri. Imana iguha umugisha wo duha views. Imana iguha umugisha wo du following. Imana iguha umugisha wowe ukora share. Imana iguha umugisha wo gukora komanteri. Imana iguha umugisha. Imana ibaduhera umugisha bene data mudukurikirana. Turabashimira abadukurikirana bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bose bari isi yose. Turabashimira. Imana ijye ibaduhera umugisha. Cyegekire ikiganiro rero. Imana iguha umugisha. Mwari kumwe n'umukozi Imana Bernard. Imana ibaduhera umugisha. Namero waduhamagaraho ni 07 82 44 16 61. Iba no kuri WhatsApp. Yes, abaduhera umugisha. Shyiraho ibyifuzo byawe turabisengera, kandi kanda kuri yose kerino dukurikirane ikiganiro cyacu kimaraho icyumweru. Imana ibaduhera umugisha. Amen.